Stories ku mbuga. Hello guys, mwongeye kwirirwa neza cyane. This is Stories ku mbuga and I go by the name of Byamenyekanye. Mukomeze mukorera like and subscribe tujye tubana cyane kuri iyi channel ya The Cat Babla kubera ko ibyiza biri imbere vuba ngaha. Nje mwumve nyuma ya mikoro muraje mujye mumbona kuri screen zanyu aho ngaho mu zindi segment turi kugenda dushyira ku murongo zikiri kunonosorwa cyane. So nafunzwe mbere yo kuregwa si ubwa mbere Jore ndeze agahenda ako nagahinda ka Jean Paul Nkundineza wasabye kurekurwa n'urukiko nyuma yuko bamuhamije gufunga iminsi 30 nyuma yuko nyine yaje kuba agaragara muri video aharabika ngo uwitwa Mutesi Jore n'ibikangisho kumutanga buhamya n'ibintu byinshi cyane. So umunyamakuru Jean Paul Nkundineza uzwi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye yahakanye ibyaha aregwa asaba gukurikiranwa ari hanze. No kuvuga ko kuri uyu wa kane tariki 30 Ugushyingo 2023 umunyamakuru Jean Paul Nkundineza yitabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ajurira ku cyemezo cyo kumufunga iminsi 30 y'agateganyo. Jean Paul Nkundineza akurikiranyweho ibyaha birimo gutukana mu ruhame, guhohotera watanze amakuru ku byaha ndetse n'icyo gutangaza amakuru y'ibihuha yagishijwe mu cyumba cy'iburanisha mu masaha y'igicamunsi cyangwa se mu masaha abanziriza igicamunsi. No kuvuga ko umunyamategeko wunganira Jean Paul Nkundineza yatangiye avuga ko umukiriya we nta mpamvu n'imwe cyangwa impamvu ikomeye zituma akekwaho ibyo byaha, asaba ko yakurikiranwa ari hanze. Avuga ko icyo Jean Paul yakoze ari amakosa y'umwuga w'itangazamakuru kandi ko atari ubwa mbere urwego rw'itangazamakuru ryigenzura RMC rwatumije Jean Paul bakamuganiriza bakamwereka ko amakosa ari gukora ku buryo iki kirego cyari gukemurwa n'ubwo rwego rwa RMC. No kuvuga ko icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha umwunganira avuga ko atigeze agikora kuko ibyo yatangaje byose yabyumviye mu rubanza, nta kintu na kimwe yigeze we yitangariza ku giti cye cyangwa se yigeze atekereza ngo aje kugitangaza. Ibi rero avugwa cyangwa se akaba yahawe amakuru nk'umunyamakuru akabitangaza nk'umunyamakuru, bitavuze ko nyine we yigeze atangaza nyine ikintu yikuriye mu mutwe wiwe cyangwa yatekereje. Icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha umwunganira avuga ko atigeze agikora kuko nyine ibyo byose yatangaje yabyumviye mu rubanza kandi akaba ari n'amakuru yatangazaga nk'umunyamakuru. Icyaha cyo guhohotera uwatanze amakuru ku cyaha uyu munyamategeko avuga ko umukiriya we atacyemera kubera ko kuvuga ko ari we watangaje amazina yihishe inyuma y'amakode yatanzwe mu rubanza rwa Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid atari byo kuko yagiye ahishurwa n'abantu batandukanye mu bihe bitandukanye. Ibyo atari wigeze bitangaza kuba yarabivuze n'undi byari bisanzwe bizi. Amakode yagiye ahabwa abatanga buhamya n'ubundi bari basanzwe babazi kandi akaba yaragiye ashyirwa hanze mu bihe bigiye bitandukanye cyangwa se bikanabacika bamwe muri bamwe bari mu rubanza cyangwa n'abandi bari hanze yarwo cyangwa se n'abagize kubabyuva cyangwa se n'abari babizi bagiye babibwira bamwe mu bantu abandi muri abo bantu bakabivuga. Rero avuga ko Jean Paul nyine atari wigeze atangaza abo bantu ngo ashyire amakode hanze cyangwa se abahishura. Muri abo butangabuhamya bagiye bivamo ku mbuga nkoranyambaga ko hari abo bahuriye muri urwo rubanza n'ahandi ku buryo atari we wari kwirengera guhishura amazina yabo. Ibyo n'ubundi byagiye bijya hanze cyangwa se amwe no muri ayo makode nayo akihishura cyangwa se n'undi wareze watanze ikirego uwagize ibiki byose noneho yabagazwe n'ubundi nta kintu bari kuba bahisha. Icyaha cyo gutukana mu ruhame Jean Paul avuga ko yavuze amakosa arangije akurikiza amahame agenga umwuga w'itangazamakuru arikosora avuguruza amagambo yavuze mbere yuko ikirego kiregerwa RIB.
Nkundineza arasaba gukurikiranwa ari hanze kubera ko afite impamvu zitandukanye zirimo kuba ubuzima bwe butifashe neza ndetse ko afite umwana muto ukeneye kurerwa, ukeneye urukundo rwa kibyeyi, adakeneye gukura papa wiwe naho hari. Ubushinjacyaha bwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma Jean Paul Nkundineza ukwiye gukurikiranwa afunze, zirimo kuba ari umunyabyaha kandi ashobora gukomeza gukora ibyaha mu gihe yaba akurikiranywe ari hanze. Bavuze ko kandi ibyaha byose Jean Paul Nkundineza akurikiranyweho bihanishwa igifungo cy'imyaka irenga 2 kandi ko umushinga amategeko yabisobanuye neza mu ngingo ya 36 y'imanza nshinja byaha. Iyi ngingo ivuga ko umuntu ashobora gukurikiranwa afunzwe mu gihe hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyo byaha cyangwa ibyaha akurikiranyweho bihanishwa igifungo kiri hejuru y'imyaka 2. Uwunganira Jean Paul Nkundineza yahise amuca mu ijambo asaba inteko iburanisha gutegeka umushinjacyaha kwisubiraho ku ijambo. Yavuze ko Jean Paul ari umunyabyaha. Aho rero urubanza rwari rukomeye kuko uyu wunganira Jean Paul yahise avuga ko icyaha kitaramuhama nta mpamvu uyu akwiye kwidumbukiza ngo mwite umunyabyaha, kuko nyine icyaha atarahamwa nacyo cyangwa se ibyaha atarahamwa nabyo nk'uko amategeko y'u Rwanda ayimwemerera. Yasabye urukiko kutagwa mu mutego w'amagambo y'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwarengejeho ko Nkundineza atigeze ahakana ko hari impamvu zikomeye zituma akurikiranwaho ibi byaha. Busaba urukiko ko uyu mugabo akomeza gukurikiranwa afungiye muri gereza nkuru ya Nyarugenge. Nkundineza yahawe umwanya avuga ko ubwo Prince Kid yatabwaga muri yombi, umucamanza amuburanishije uru rubanza yavuze ko umukobwa wafashe amajwi uyu mugabo yayashyikirije Mutesi Jolly wabaye nyampinga wa 2016. Vuze ko kandi atari ubwa mbere Mutesi Jolly amutangiye ikirego, kuko mu kwezi k'Ugushyingo 2022 yamureze muri RIB, ariko icyo kirego kijyanwa muri RMC. Baramuhamagaza amwereka amakosa birakemuka. Yavuze ko Mutesi Jolly nta hantu yigeze aregera urukiko ko atanyuzwe n'icyemezo cya MC. Nkundineza umaze ukwezi afungiye imageragere avuga ko yemera ko yakoze amakosa nk'umuntu ufite amarangamutima, ariko ko yihutiye guhindura ayo makosa ataratangirwa ikirego muri RIB. Nkundineza yavuze ko atazongera kuvuga, yaba mu kanwa ke, yaba mu ntekerezo ze, yaba mu mutima we, yaba mu mubiri we, yaba mu maso ye, n'ahandi hantu, ko atazongera kuba yavuga uyu Mutesi Jolly n'ahantu na hamwe mu buryo yabikozemo akoresheje amarangamutima. Avuga ko yatawe muri yombi tariki 14 Ukwakira mbere yuko atangirwa ikirego muri RIB tariki 16 Ukwakira 2023, ugasanga bishoboka ko urwego rushobora kuba rwaramutaye muri yombi rugendeye ku gitutu cy'imbuga nkoranyambaga. Mbere yo gusoza, Nkundineza yanenze ubushinjacyaha avuga ko bwirengagije nkana amategeko n'amahame agenga umwuga w'itangazamakuru. Ati ni nko gufata amategeko y'umwuga w'itangazamakuru ukayakubita hasi. Akavuga ko ntacyo amaze kandi amaze imyaka irenga 10 akurikizwa. Ibi rero Nkundineza nyine nibyo yarari kunengera ubu bushinjacyaha, avuga ko ngo amategeko batejeje agaciro akurikizwa, yarasanzwe akurikizwa bo nyine ninka, kandi amaze imyaka 10 yose. Urumva ko nyine ari ibintu batigeze bahurizaho, nanone kandi batesheje agaciro. Rero ibyo Nkundineza ajya gusoza mu rubanza nibyo yahereho cyangwa se yasorejeho arimo aranenga. Inteko iburanisha yanzuye ko umwanzuro kuri ubu bujurire uzasomwa tariki ya 7 Ukuboza 2023 isaha y'isa 8 z'amanywa hano mu Rwanda. Nkundineza Jean Paul nyine bwo yararimo arajurira icyemezo cyo kumufunga iminsi 30 y'agateganyo, ariko kuri ubu ngubu akaba nyine yahawe kugeza ku itariki 7 aribwo urubanza ruzasomwa, none tukamenya ko Nkundineza
undi neza uyu wavuze ko ubuzima bwe butifashe neza ku buryo akwiye kugumishwa ku buryo adakwiye kugumishwa muri gereza. Rero dutegereze itariki 7 z'ukwezi kwa 12 tumenye ko undi neza azaba afungwa cyangwa se azakomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, kandi ubwo ni dusanga ubushinjacyaha cyangwa se urukiko rumushyira imiyaga akazajya burana ari hanze, nabyo tuzabimenya. Ikindi wamenya muri urubanza nuko uyu Miss w'u Rwanda 2016 Mutesi Jolly ariwe wagiye kurega uyu Jean Paul Nkundineza, hanyuma arafatwa arafungwa. Ibyo ntabwo twari tubizi, twe twumvishe baramufashe gusa. Ibyo nabyo ni ibyamenyekanye kuri uyu munsi wa none ko uyu Mutesi Jolly ari waje kuba ajya kurega uyu Jean Paul Nkundineza, maze nawe bahita bamutaka akajwiga bamushyira muri gereza. Iyi ni ingingo yumvikanagamo hano mu rukiko, nuko ibi bitabaye bigera mu rukiko byari guhabwa RMC cyangwa se iyi noza ireberera abanyamakuru, dore ko uyu munyamakuru akoze icyaha cyangwa se agize igikora kidafututse amanza guca hano muri iri huriro cyangwa se iyi RMC n'undi ishinzwe itangazamakuru hano mu Rwanda cyangwa association nkuru ibarizwamo itangazamakuru hano mu Rwanda. Ibyo rero bitari bingombwa ko ajyanwa mu rukiko, ibyo byose byari gukemukirwa muri association ya RMC cyangwa ishinzwe itangazamakuru hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ko rero dutegereze tariki 7 tumenye ngo uyu Nkundineza arafunguwe cyangwa se agumishijwe muri gereza kugira ngo akomeze ashakwe ibindi bimenyetso cyangwa se bakomeze bamushinje, bityo rero azabashe kuba gusoza igihano kiwe yaba muri gereza cyangwa se ahanwe n'imyaka, dore ko igifungo giteganyijwe ari imyaka 2. nabyo nta wamenya, no gutegereza tukareba. This is the Kadbabla, mukomeze mukore like, share and subscribe, tujye tubana every day every single moment, kubera ko mudahari na hantu twaturi kandi ni mwebwe abantu bacu, ni mwebwe tugenderaho, ni mwebwe tubana every day. Nakomeje cyangwa se nakomeje mbabwira ko ejo bundi rwose sikera cyane tugomba gutangira n'uburyo bw'amashusho, mukajya ngiye muri kumva hano inyuma ashisha make, none muzajya mubona kuri screen zanyu ndi kubategura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kandi amatwi yanyu cyangwa se amaso yanyu azajya akunda. Mukomeze mukore like, share and subscribe, n'ama comment hasi mutubwira ukuntu biba bigenda cyangwa se n'ibindi mwumva twazakora nyuma y'ibyo ngibyo. Hasta la vista, tuzegora ku zindi stories ku mbuga zigiye zitandukanye zibaza n'ibintu biba byagiye bitrending hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hasta la vista, we love you all. Mwebwe mudukurisha cyangwa se muhora mudusupportinga mu bikorwa byose duhora dukora bya buri munsi, kandi mudahwema nyine kuba muri kumwe natwe ko views imwe cyangwa se wowe ushara views cyangwa se ukan like cyangwa wowe ukora subscribe, ni nkunga ibikomeye uduteye tubona ko hari abantu turi kumwe nabo kandi badushyigikiye mu byo dukora bya buri munsi. Hasta la vista, reka duhure ku zindi stories ku mbuga.